Rikayi Hey. baraguhamagaye ntiwitabye urangije kwisha munsi y'igitanda Ese yagiye munsi y'igitanda. mukuri yaragiye arihisha none yibagirwa buretse se gato Nakubeshya. buretse Ibyo bintu nakubeshya. iyi ni operasiyo wenda reka Nakubeshya. nyihindure n'izina reka nyite operasiyo sokoroka hano rero ibibazo biza bimera gutyo bakajya bakabaza bati se wa muntu Eh. ko tubona waragiye hoteli wariyemo irishyurwa icyumba waryamyemo kirishyurwa urabyumva neza itike y'indege irishyurwa twereke niki wari ugiyemo muri ako kazi karakaye wari umufana wari umukozi wa peri wari umukozi wa leta watumwe na minadefu muri ako kazi byagenze bite irinde ibyo abantu baravuga bati wallahi ibintu birakomeye hanyuma bigeze ku bantu abo bose bagiye babahamagara amakuru mfite ni uko umuvandimwe murumuna wanjye imana imworohereze Rigani Rugaju bamusanze yibereye ahantu na Jangwani Nyamirambo bari mu kunywa agacyayi bavuye muri make bati tubabaze bati tumuze ntago bigeze bazana resistance bo bashinzego baragenda barabazwa. yes mwabyumviye uyu ni Bwana Kensi avuga ku kibazo cya Rikadi usanzwe ni umunyamakuru umusore ukora kuri SKFM ya Rikadi. Ifungwa rye cyangwa se ifatwa rye ryaragoranye cyane kuko yabanje kugora inzego z'ubutabera aho atashaka kwitaba cyangwa se kujya kwemera kubazwa ku byo aregwa bijyanye n'aya mafaranga bigaragara ko yanyerejwe ndetse n'ibi byangombwa byabonetse mu buryo butanyuze mu mucyo byose. Kensi rero yarimo bigarukaho avuga uburyo Rikadi atemeye kwitaba inzego z'ubutabera inzego za gisirikare mu buryo bworoshye ahubwo akabanza kugorana cyane ndetse agaruka ku kibazo ku buryo Rugaju Rigani na Jangwani basanzwe Nyamirambo ariko bemera kugenda mu buryo bwiza ndetse bworoshye cyane nk'uko rero twabibabwiye mu minsi yashize. Ubutabera n'ubushinjacyaha bwa gisirikare bukurikiranye abofisiye babiri ba RDF hamwe n'abasivili 20 bakurikiranye ku byaha bakekwaho bakoranye n'abo ofisiye. Aba bantu bose bafunzwe by'agateganyo n'ubushinjacyaha bwa gisirikare ku byaha bakekwaho birimo ubufatanyacyaha mu kwakira no gutanga inyandiko itemewe n'ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Aba bose ibyaha bakurikiranyweho ni uburyo haguzwe amatike y'indege kuri konti ya Minisiteri y'Ingabo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. RDF kandi yatangaje ko ku buryo biteganywa n'amategeko abasivili bakoranye icyaha n'abasirikare bakurikiranwa n'ubutabera bakaburanishwa n'inkiko za gisirikare. Ibi ngibi byo twabigarutseho mu minsi yashize. Iyo abasivili n'abasirikare bakoranye icyaha abo bose baburanishirizwa hamwe bakaburanishwa n'inkiko za gisirikare. Icyaha abo ofisiye babiri n'abo basivili 20 baregwamo ni uburyo bakoresheje nabi umutungo wa minisiteri n'uburyo batanze ibyangombwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Iki gihe ni igihe APR FC yajyaga mu Misiri gukirana ekipe ya Pyramide bikarangira APR itsinzwe ariko isezerewe mu irushanwa. Ariko nyuma y'ibi byose hakurikiranywe uburyo umutungo wakoreshejwe n'uburyo abantu bagiye ko bangana. Bisangwa ko hari abanyamakuru n'abandi bantu bagiye mu buryo butemewe n'amategeko bakishingikiriza kuri ekipe ya APR ariko mu by'ukuri APR itigeze bimvita nk'abantu bagomba kujyana nayo ndetse igeze batoranya nk'abantu bagomba kujyana nayo mu rugendo. Uwitwa Anta Biganiro uyu nawe biravuga ko yamaze gushyitswa aho abandi bari kuko akurikiranyweho nawe kesi imwe n'abangaba. Anta Biganiro minsi yashize yarari muri Uganda aho atashaka kwitaba ariko ubwo yageraga mu Rwanda yahise ahamagazwa byihuse kugira ngo ajye kwitaba ku byaha aregwaho bisa n'ibya bagenzi be aho yari arimo arakurikirana Shan ariko byabaye ngombwa ko nabaza kugira ngo abazwe ibijyanye n'ibyo abandi babazwa kuko nawe bisa nk'ibyabo. Dukomeje kwihanganisha abavandimwe ba Rugaju Rigani Jangwani ba Anta Biganiro ba Rikadi aba ofisiye n'abandi
bose bari muri kesi, Imana ikomeze kuborohereza, Imana ikomeze kubafasha kugira ngo ibi byose babisohokemo amahoro. Kandi birakwiye ko inkiko za gisirikare n'ubutabera muri rusange bukumira ibyaha nk'ibi ngibi ibyo ari byo byose n'uburyo bwari bwo bwose butanyuze mu mucyo, kuko RDF ni umubyeyi w'igihugu, ni ingabo z'igihugu kandi zikorera mu mucyo, ibyo zikora byose biri mu mucyo. Ni byiza rero ko bakurikirana buri muntu wese uburyo yaba yarakoresheje nabi umutungo wa RDF, wa minisiteri ndetse n'uw'igihugu n'uwa APR muri rusange. Dukomeje kwifuriza amahoro abo bavandimwe ndetse no kwihangana muri ibi barimo bitoroshye, ndetse no kubasengera aho muri hose hirya no hino, mu bazirikane mu isengesho. kandi Umunyarwanda aciye umugani aravuga ngo aho umugabo waguye utereraho utwatsi urenzaho utwatsi. Kandi ntabwo ari byiza guseka umuntu, kuko hari igihe useka umuntu mu kizamuka akaza guseka mu kimanuka. Ni byiza ko tubifuriza amahoro. Reka tumanuke hasi muri comment tubifuriza amahoro no gutaha amahoro no kuva muri byose amahoro. Hano ni kuri Izize Official TV. Ibuka kumanuka hasi ukora inzogera, ukore subscribe, ukore share, ukore na comment.